ntabwo kuvaho bizavaho ntabwo kuvaho bizavaho ntekereza ko wenda abantu benshi naho wenda baba bantegeye ngo barebe ese icyo gihugu ko Mugabe yavuze bizakibaho abenshi nibo bantegeye hari n'abageze kunyandikira arambwira ngo se ngo icyo gihugu nitidahura n'akaga nk'ako uvuga ngo bizagenda gute ntabwo namwe ntabwo mbyifuza icyo nifuza nubwo nuko Imana yabikura ariko ntibizabura kuba kuko ntibizabura kuko icyo gihugu utumye nongera ubwami bwajyaga bugisha inama abahanuzi niki cyabaye muri iyi si ko umuhanuzi cyangwa umukozi w'Imana cyangwa abantu basenga batagira agaciro ndi kugira ngo base neza niki cyabaye nkamwe musenga n'abanyamwuka Imana ibabwira ko habaye iki niko kagasuzuguro basuzuguye Imana sinzi niba ikibazo mubajije neza ariko numvise mbaza ngo ni ukuki abahanuzi cyangwa abanyamasengesho batagihabwa agaciro siko mbajije kera umwami yajyaga ajya gukora ikintu akagisha inama abanyamasengesho cyangwa abantu basenze Imana ni icyo nari nkubajije n'ubu rero ntabwo ibyo bikibaho kandi muri kiriya gihugu mvuga cyo mu biyaga bigari babaye nk'abanyamahanga ntabwo babaye nk'abazungu buriya abazungu ibyo bakora byose bavuga ko Imana itabaho yego n'umuntu yari ku bwami yari umwami yumva ko Imana itabaho ahubwo ari we mwami ubwo tugiye kuguha umwanya mu minota dusigaranye tugezeho ubutumwa Imana yaguhaye karibu mukozi w'Imana murakoze Imana y'amahoro bahamugisha nuko ndeba ikirere kirimo gihinduka ikirere kirimo guhinduka ariko uko biri kose mesaje numva mfite yambaye nambere nabwira abantu ni ugusenga ari no kuri ibyo mu mbaga kuri gihugu abantu baribaza ese kucyo kivugaho cyane nuko hanini cyane ariko mfitiye mesaje ikomeye mwariho mumbwira muti ese igihugu kiramutse cya ubwami bwacyo busabye imbabazi Imana hari icyo yahindura Imana igira imbabazi kandi yacyari ku ntebe y'imbabazi ibyiza rero nuko abantu bakatura bagasaba Imana imbabazi ndetse n'ubuyobozi bw'icyo gihugu bugasaba Imana imbabazi gusa nuko amaherezo yabwo mbona y'ubwo bwami bwatangiye gucika ibice bwatangiye mbese kugenda butandukana hahandi buzagira aho bukabona ko ari Imana koko ihari naho bugasaba imbabazi no butasaba imbabazi n'ubusaba imbabazi buzagaruka mu gihugu ariko kugeza ubu butarasaba imbabazi nabwo bufite ipfunwe bugiye guta abaturage b'icyo gihugu kandi Imana ibagirire neza Bibiliya iravuga ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira tuyigenderemo uyu mwanya rero tugira umugisha wo kongera kugaruka kuri kamera muri wa mwanya wo kuvuga ubutumwa bwiza no kwamamaza ijambo ry'Imana reka nshimire umuntu wese wakanda subscribe ubwire ngo Imana iguhe umugisha ushaka kudukurikira urwaye hano ku Musaraba TV n'izaburi yacu na Ibyizerwa TV ukaba udukurikiye urwaye uri mu bitaro hirya no hino mu bihugu bitandukanye no mu Rwanda muri rusange mwakambwira ngo hejuru y'ibyo byose hari imbaraga z'Imana zibohora kandi imbaraga z'Imana zikiza Imana irabakunda Imana iragukunda reka mbabwire ngo mwegereye ino Nyiragadini twumve ubutumwa bwiza kubera ko ubutumwa bwaziye twebwe abana b'abantu kugira ngo tujye twumva icyo Uwiteka avugana natwe imbere ya kamera tuhafite umutumirwa wacu ndagira ngo mwakire abanze akusuhuza abakunzi bacu
uraho neza mukozi w'Imana? ndaho neza. Yesu nashimye. Yesu ahimbaza cyane. Ntabwo ari ubwa mbere ugeze kuri zaburi ya ntabwo ari ubwa mbere ugeze kuri ku musaraba, ariko ni ubwa mbere ugeze kuri zaburi yacu no kubyizerwa. Ntabwo ari ubwa mbere, ntabwo ari ubwa mbere kubyizerwa, ariko ku musaraba zaburi yacu ni ubwa mbere. Ndagira ngo muhakire ubanze wibwire abantu bo ku musaraba bashyashya bakanze subscribe uyu munsi no kubyizerwa nabo kuri zaburi yacu, kugira ngo babanze kukumenya nk'umukozi w'Imana twatumiye uyu munsi. Murakoze. Amazina ni ayandi, nitwa Eric Mugabe. Ndi umwana umwe kuri mama mbyara, kuko mama nta nubwo muzi, yapfuye nturamumenya kuko nari mutoya. Iwacu ni Rwamagana, mu karere ka Rwamagana niho mvuka. Abenshi baranzi, abo twasenganye mu butayu, abo twabanye mu byumba by'amasengesho, abo twabanye mu magurupe agiye atandukanye baranzi. Ni jyewe rero Eric Mugabe, ndumva ari ibyo ngibyo. Akaba uri n'umuhanuzi w'Imana. Umukozi w'Imana turakwakiriye hano kuri izi cano zose. Ndagira ngo muri aka kanya ubanze kutwinjiza mu mwanya wo gusenga, ubundi ndakurikizaho ariko ntabwo mwigeze mushyiraho nanjye mfite cano yitwa Mugabe TV1. ntabwo twe twayisizeho na Mugabe TV1 rwose, kandi bajyeho bakande subscribe. Abantu by'umwihariko abantu bo kuri zaburi yacu nababwira ngo mugende mukandeho, nabo ku musaraba bagende bakanda no Mugabe TV1. Bandika mu magambo y'icyapa gusa, kandi utandukanye, Mugabe TV1 ubitandukanye. Unakora subscribe, Imana iraguha umugisha. Bakande subscribe na like dusanye mu izina rya Yesu. Imana yacu, Imana nziza, Imana ishoboye byose, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, Imana ya Daniel na Isaka na Yakobo, Imana yarinze Daniel ari mu rwobo rw'intare. Aka kanya turaguhamagaye. Hari abababaye, hari abananijwe, hari abareba ubuzima bukabayobera, ariko tuzi ko Imana ishoboye byose ijya ihindura amateka ku bihugu, abantu bagahindura amagambo, ibihugu bigahindura amagambo ku kindi gihugu, abantu bagahindura amagambo ku muntu ku giti cye. Aka kanya niwe duhagaze imbere ngo turinde uturengere, kandi ikiruta byose ukureho imyaka yose yatugendaho mu izina rya Yesu. Abazimu n'abazimukazi bose turabacyashya imbere yawe, kandi tuzi ko ushoboye byose. Turasengera kandi turizeye ko turengeye, urengeye Abanyarwanda, urengeye abanyamahanga, urengeye ibihugu byose bitandukanye. Urakoze kutwumvisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze kudusengera isengesho ryiza cyane, by'umwihariko Abanyarwanda. Ni ukuri muri ino minsi ndagira ngo nkibarize ikibazo nkunda kubaza abantu nkunda kubaza, iyo urebye uburyo umurimo w'Imana uri gukorwa muri ino minsi, ubona ko biragoranye. Abantu benshi bijanditse mu byaha ariko badashaka kubireka. Nk'aho uri umukozi w'Imana, murabona intangiriro zarafunzwe. Ni iki muri gukora kugira ngo twongere tugaruke mu bintu bya kera nk'uko twabaga dufite ububyutse butandukanye? Icyo ndimo nkora ni nshishikariza n'abandi. Hari abantu bagiye kure y'Imana, hari abantu baguye. Umurembyi nawe warembye aravuga ngo abaguye siko bose babyuka amahoro. Hari abagwa bagakuka amenyo, hari abagwa bakavunika, ariko icyo ngira ngo mbwira abantu badukurikiye nuko babyuka, kuko ibihe tugezemo ni ibihe bigoye, ni ibihe biruhije umugenzi, ni ibihe Imana igiye gutabara umuntu wayibaye hafi. Ndumva ari byo humure nzanye, si uko n'ibidakomeye ndabifite, kuko narababwiye ngo nzajya ntanga mesaje uko nayihawe, nzajya ntanga mesaje uko nayibonye, ntabwo nzarenzaho,
ntabwo nzongera nta nubwo nzagabanya. Imana nimbwira icyiza nzakivuga, nimbwira ikibi nacyo nkivuge, kuko ni ngombwa, niyo ntego nihaye, ntabwo nzarunzaho cyangwa ngo ngabanye. Icyo nabwira abantu rero, Imana ije guhemba abakoze neza kandi ije no guhana, kandi ije no guhana. Niyo mpamvu mbwira abantu ndiho mbakangurira ngo babe maso. Iyo maze iminsi nakira abahanuzi batandukanye bakambwira ngo umupapa ugiye kujyaho ngo ni papa ngo waba uje gutuma ubwoko bw'Imana bukandamizwa, bakambwira ngo Imana yarabwiye ngo ni umunyapolitike. Nagira ngo baze nkawe nk'umukozi w'Imana, kandi ndabizi abakozi b'Imana bakunda gusengera ibihe bizaza. We ku bwawe ntabwo urafata igihe ngo usengere uyu muyobozi wa Kiliziya Gatolika cyangwa nkawe nyine ikibazo nkubajije uracyumva bijyanye n'umuyobozi papa? Yego, byumva. Ntabwo ndabisengera, kuko njya nsengera ikintu Imana yanyeretse ko ngomba kugisengera, ikakimpa muri mesaje ikambwira ati sengera iki kintu, cyangwa genda ubwira abantu ko hari ibikomeye. Ahanini ikunda kumbwira ibikomeye, hene nta byiza, kuko nta ibyiza byaravuzwe abantu barabyumvishe. Igihe tugezemo rero ni icyo kuvuga ibikomeye. Ibyiza nabyo bizaboneka, ariko mu gihe ntarabibona ndababwira ibyo mbona. Ikibazo nkunda kukibaza abantu naciye kuri kamera, ni kubera iki muri guhanura akenshi ibintu bikomeye muri iki gihe? Ni uko aricyo gihe tugezemo. Ni muri cya gihe cyabaye Ezekiyeli hajya. Ni ukuvuga ngo ibihe bigenda birutana, kuko ibihe turimo ubu ngubu ndatekereza ko abantu bariraye, babwiwe ibyiza, benshi barabibona, bahanurirwa ibyiza, bahanurwa ko Imana igiye kubagira neza, benshi byarasohoye, bibagirwa aho babikuye, mbese nta bagisenga, abantu baradamaraye, bigize abasirimu. Kugira ngo nta musirimu usenga, niko njya numva, niko bajya bavuga. Nta musirimu usenga, abantu dusenga ni n'abatindi ngo n'indushyi, turi indushyi. Ariko nibyo, aho kugira ngo nduhira ku gasozi naruhira ku Mana, ugira amahirwe aruhira ku Mana. Ndi indushyi rero, nanjye niyo mpamvu mba nshaka indushyi nkanjye, ngo twisengere. Hano hari pasiteri turi kumwe ku Byizerwa TV, yagira icyo akubaza kugira ngo mwakire, tugezeho mesaje mu kanya nahita mwakira. Urakoze cyane mukozi w'Imana Mugabe. Akenshi iyo ubutumwa buri gutambuka cyane butahwanye n'ibyifuzo by'abantu, bakunda guterwa amabuye nka cya gihe cya Yeremiya. Ese wowe ntabwo ujya ugira impungenge bitewe n'ubutumwa bukomeye uri gutanga ko byabaye kuri Yeremiya nawe byakubaho? Birashoboka cyane, birashoboka kandi ndabyiteguye. Ntekereza ko buriya umuhanuzi w'Imana iyo ibyago bitamugezeho ntabwo yemerwa. Kandi n'iyo Imana ivuze ntigaragaze ibyo yavuze ko ibyo bintu bibaye, nabwo ntabwo yemerwa. Ntabwo rero mba nshimishijwe n'uko ibibi bisohora, ariko hari igihe biba ngombwa bigasohora kugira ngo Imana yereke abantu ko ari Imana yantumye. Ni byinshi rero byagiye bisohora bibi, n'ibyiza byarasohoye yego, ariko ntabwo nishimira ko ibibi bisohora, nishimira ko ahubwo ibyiza byasohora. Ariko nkongera nkagaruka kuri rya jambo rivuga ngo nta byiza njya mpabwa utanga kuvuga, kuko ibyiza benshi barabitanze, abahanuzi barabitanze. Igihe tugezemo ni igihe gikomeye cyo kuvuga n'ibibi kugira ngo nabyo abantu babyumve, kuko nibyo Imana yabahaye. Yego.
ubushize twagiye dukunda kugukurikira ahantu hatandukanye, wagiye utambutsa ubutumwa ahantu hatandukanye. Ubwo watambutsaga ubutumwa bwavugaga yuko kimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika, bose ko uno munsi tugitegereje kuzasobanukirwa icyo gihugu icyo ari cyo gihuye n'akaga. Hari naho ugeze gutambutsa ubutumwa yuko abayobozi b'icyo gihugu bose bavuyeho bagahunga, na n'uyu munsi icyo gihugu ntabwo Imana yakiguhishurira cyangwa se ngo ibikureho. ntabwo kuvaho bizavaho, ntabwo kuvaho bizavaho. Ntekereza ko wenda abantu benshi naho wenda baba bantegeye ngo barebe ese icyo gihugu ko Mugabe yavuze bizakibaho. Abenshi nibo bantegeye. Hari n'abigeze kunyandikira arambwira ngo se ngo icyo gihugu nitidahura n'akaga nk'ako uvuga ngo bizagenda gute. Ntabwo nanjye ntabwo mbyifuza. Icyo nifuza nubwo nuko Imana yabikura, ariko ntibizabura kuba kuko ntibizabura. Kuko icyo gihugu utumye nongera kubigarukaho, ni igihugu cyadamaraye, cyarenzwe kigera naho sinzi ntabwo nibuka neza ahantu abivuga neza, ahantu muri aho ubwami bwigeze, niba ari muri Habakuki ibice 3 umurongo wa mbere, ahantu ubwami bwigeze kwimura abanyamasengesho, bimura abantu basenga, buragenda ahubwo buravuga ngo niki twakora kugira ngo n'Imana ubwayo tuyibabaze. Niki twakora tekereza kugeraho igihe cy'Ahabu Isiraheli Yahabu yari afite umugore witwa Yezebeli, bimura Imana bimika ibigirwamana. Araje avuga ngo niki nakora kugira ngo Imana mubone ko nayibabaje. Niyo mpamvu rero icyo gihugu kitagomba kugira gute, bitagomba kuva rwose. N'abakimbaza ntabwo nkizi, ntabwo kiri mu biyaga bigari, ariko icyo ngira ngo mbabwire nuko bitagomba kuva. Tekereza kugira ngo ubwami bugombe buvuge ngo niki twakora kugira ngo Imana bigaragare ko twayibabaje. Barababaje Imana bagera kuri ya revo yaho Imana nayo igomba kugira kuvuga ati reka ingaragare z'Imana niyereke basenze muri kiriya gihugu, niyereke byose bose mbireke ko mpari ndi Imana kandi ishoboye byose. None se muri icyo gihugu, kuri icyo gihugu imbabazi ko tuzi ko imbabazi Imana ihorana imbabazi, aho niba ushatse kuba ko Imana imbabazi zaba zarishiranye? Ntabwo Imana imbabazi zarishiranye, ariko ntabwo Imana itanga imbabazi mu batayisabye. Buriya rega Imana nayo ikunda icyubahiro. Imana ikunda ko uyishima, Imana ikunda ko uyisaba imbabazi zibikora. Ntabwo rero Imana izatanga imbabazi utayisabye imbabazi ngo itekereze uburyo imbabazi. Umukozi w'Imana, iyo dusomye Bibiliya tubona umwe mu bakomoka kuri Hezekiya witwa Manase, yigeze gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Imana ituma imuteza kunyagwa, ajyanywe i Babuloni. Ngo ariko ageze i Babuloni arapfukama atakambira Imana, bituma Imana yigarura, imugarura no ku ngoma. Ese icyo gihugu kibashe gutakamba, Imana aho ntiyakwigarura, bigatuma ibyago byendaga kubasohoraho Imana yigarura? Nakubwira ngo Imana ifite imbabazi, itanga imbabazi kandi iracyari ku ntebe y'imbabazi. Ntekereza ko ubwo bwami bw'icyo gihugu bwahagurutse bugapfukama bugasaba Imana imbabazi. Buriya abantu benshi bumva ko gupfukama ari ibintu bigoye. Ubwami bukavuga bati ntabwo tuzapfukamira kiriya gihugu, ariko Imana ni ngombwa gupfukamirwa ukayisaba imbabazi, kuko niyo yimika kandi ukimura ahantu. Upfukamira ukayisaba imbabazi, nta kabuza Imana yaguha imbabazi. Ariko mu gihe ukomeza kwinangira ngo uri umwami ugatsimbarara, ntabwo Imana itanga imbabazi kuko utazisabye.
ndatekereza ntabwo Imana yatanga imbabazi utazisabye. Oya, bivuze ngo nk'uko wabihanuye mu minsi yashize, ukavuga ngo ubwami bw'icyo gihugu bukuweho cyangwa buvuyeho, nta mbabazi zihari kereka n'ibihano. keretse n'ibihano. Kereka n'ibihano, ariko naho imbabazi ntabwo Imana ijya itanga imbabazi itasabwe. Ntekereza ko n'umuntu ari umuntu, ari umwana w'umuntu, nta mwana w'umuntu ushobora gutanga imbabazi atasabwe. Nakwibaza ko mbere ubwami bwajyaga bugisha inama abahanuzi, niki cyabaye muri iyi si ko umuhanuzi cyangwa umukozi w'Imana cyangwa abantu basenga batagira agaciro? Ndi kugira ngo base neza niki cyabaye nkamwe musenga n'abanyamwuka, Imana ibabwira ko habaye iki? Niko kagasuzuguro basuzuguye Imana. sinzi niba ikibazo mubajije neza, ariko numvise umbaza ngo ni ukuki abahanuzi cyangwa abanyamasengesho batagihabwa agaciro. Siko mbajije? Kera umwami yajyaga ajya gukora ikintu akagisha inama abanyamasengesho cyangwa abantu basenze Imana. Ni icyo nari nkubajije. Ubu rero ntabwo ibyo bikibaho, kandi muri kiriya gihugu mvuga cyo mu biyaga bigari babaye nk'abanyamahanga. Yego, babaye nk'abazungu. Buriya abazungu ibyo bakora byose bavuga ko Imana itabaho. Yego, n'umuntu yari mu bwami, yari umwami, yumva ko Imana itabaho ahubwo ari we mwami. ubwo tugiye kuguha umwanya mu minota dusigaranye, tugezeho ubutumwa Imana yaguhaye. Karibu mukozi w'Imana. Murakoze, Imana y'amahoro bahamugisha. Nuko ndeba ikirere kirimo gihinduka, ikirere kirimo guhinduka, ariko uko biri kose mesaje numva mfite ya mbere na mbere nabwira abantu ni ugusenga. Ni ugusenga, ari no kuri ibyo mwembaza gakurikira igihugu. Abantu baribaza ese kucyo kivugaho cyane, ni uko hanini cyane aricyo mfitiye mesaje ikomeye. Mwariho mumbwira muti ese igihugu kiramutse ubwami bwacyo busabye imbabazi, Imana hari icyo yahindura? Imana igira imbabazi kandi iracyari ku ntebe y'imbabazi. Ibyiza rero ni uko abantu bakwatura bagasaba Imana imbabazi, ndetse n'ubuyobozi bw'icyo gihugu bugasaba Imana imbabazi. Gusa ni uko amaherezo yabwo mbona y'ubwo bwami bwatangiye gucika ibice. Bwatangiye mbese kugenda butandukana, hahandi buzageraho bukabona ko ari Imana koko ihari, naho bugasaba imbabazi n'ubutasaba imbabazi, n'ubusaba imbabazi buzagaruka mu gihugu. Ariko kugeza ubu butarasaba imbabazi, nabwo bufite ipfunwe, bugiye guta abaturage b'icyo gihugu. kandi bugiye guta abaturage, bugiye guta abaturage bw'icyo gihugu, bugende butatanga. Kandi nyuma y'ibyo byose nimara kugenda gutya, abayobozi ubwami bw'icyo gihugu, abazaba bari impande n'impande, bose bazafatwa bagaruke bafungwe. bivuze ngo hazaza undi mwami. Hazaza undi mwami, ariko bazafunga. Nizo bagomeye Imana cyane. Nizo abafunga cyane n'amahanga azabafunga. uko bimeze. Imana ibarengere. Abaturage uko biri kose nibasenga muri icyo gihugu, natwe tugakomeza tukabasengera. Uko biri kose Imana ishobora kugira, ariko umubyeyi yigeze yita umwana amwita Mpungire. yego, mwigeze muryumva iryo zina? nanjye naryumvise. Mpungire niyo mpamvu ndimo mbwira abantu, niyo ni mesaje ndimo nawe mbwira abantu badukurikiye. Murashaka kuba ba Mpungire? Ko ntekereza ko n'abari muri icyo gihugu baratwumva, naho batumva ikinyarwanda, ariko hari abanyarwanda bari muri icyo gihugu. Niba mudashaka kuba ba Mpungire rero, mudashaka kuba ba Mpungire, mudashaka kuba ba Mvugiki,
ndagira ngo musenge, musenge ndimo bampungire, basenge abantu babe maso, basenge numva ubwo nibwo butumwa mbafite cyane muri iyi minsi ngomba gutambutsa, kuko akaga karaje. ntacyo imana yakora basi ifate uwo mwami wacyo imukureho kugira ngo bitazagira ingaruka ku baturage? umwami akavaho ariko ntibigire ikibazo ku baturage. nakubwiye ngo abantu nibasenga ubwami bw'icyo gihugu buzashiduka bwavuyeho, ariko nibadasenga nabonaga impinja zirira, nkabona abana bararira, ariko n'impinja zikarira, ntabwo byoroshye rero, birakomeye. ko mu minsi yashize wari wazanye mesaje ivuga ngo niyo mwasenga mute ntabwo ubwami bw'icyo gihugu buvuyeho, ntabwo bizagumaho. niyo basenga ntabwo ubwo bwami bwagumaho. icyo twasenga dusenga, nakomeje no kuvuga, ni ugusengera kiriya gihugu, tugasengera abaturage bakirimo kugira ngo Imana izabarenge, ariko nabo bakagira gute, bagasenga. ariko ubwami bwo byanze bikunze bugomba kugira gute, nta guhinduka. abanyamasengesho bacyo bo muri icyo gihugu, twavuga ko abanyamasengesho bakwiriye gufata umwanya bagasenga, natwe tukabasengera cyane. ni ugusenga nawe Imana yabyeretse, nanjye nkabasengera, nicyo kiba kindaje ishinga, ni ugusenga. ntekereza ko aricyo kiba kindaje ishinga, ni ugusenga, ko niba umurimo nahamagariwe ni ugusenga. niyo mpamvu mba mvuga nimero zanjye kugira ngo abantu bajye badukurikirana, dufatanye dusenge. reka tugaruke mu Rwanda. abashumba barashinjwa maze kwatura abantu bose bavuga ngo intama zaratatanye zabuze abashumba. iyo urebye ukuntu umurimo w'Imana mu Rwanda ukorwa n'abapasiteri, nawe ubwawe n'iki ubona twakora kugira ngo itorero ryongere ryubakwe nk'uko ryari ryubakitse? nibyo nkunda kubwira abantu, turi muri bya bihe bya nyuma. ubundi se tubwirwa n'iki ko ari abashumba? ubundi tubwirwa n'iki ko ari abapasiteri? hari ababyiyita, bamwe banabigize bizinesi. umuntu araryama akabyuka afite amafaranga, atekereza ko ngiye gushinga itorero. hari nanjye hari abajya bahamagara bakambwira ngo pasita, ntabwo ngenda pasita, ndi umunyamasengesho, ariko Imana ninyimika nzabaho, ariko ntabwo nshaka kwimikwa n'abantu. rero biragoye gusobanukirwa cyangwa kumenya umushumba. ntabwo rero buri ntama bishobora gutatana, zigatatana n'ubundi zibona ko nta mushumba zifite. ariko buriya umushumba ukiragiye intama ntaziva iruhande, ntazibeshye, yishakira inyungu ze. ahubwo inyungu tugomba kugira ni inyungu yo guhamagarira izo ntama kugera ku musaraba, tukababwiriza kwihana. ntekereza ko ubu ngubu mu nsengero nyinshi, mu matorero n'amadini, ahantu ushobora kugira ngo bakubwire kwihana, iyo ntaho. ni ukugenda bagasirimba, bakabyina, hamwe n'abitwa ni ukuramya, bakaramya ubundi bagataha. ntabwo pasiteri ashobora kubwira abantu ati abashaka kwihana, cyangwa uwo mushumba uriho mbwira abashaka kwihana nibaze bapfukame bihane, tubasengera Imana. ntekereza ko ibintu bitagikunda kuba mu matorero. iyo unabivuze bavuga ko ugiye kugusha abantu, ugiye kubagumura. niyo mpamvu rero ubona abantu benshi bavuye mu matorero n'amadini bahunze bari bonyine, batatanye. mbese abo twita abagombye gutarira izo ntama ahubwo barazitatanyije. biragoye rero, niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo nibasenge, bamenye se pasiteri runaka asengane nawe ni mu ntoki, aravuga Imana. ese kuko ari mu muhamagaro w'Imana cyangwa afite ibindi bintu akorera? kuko ibintu bye birahari, imyuka mibi irahari,
hari abakora imyuka mibi ariko bakita ko batumwe n'Imana. Abantu rero basenga kugira ngo Imana ibasobanurire se kuko umugabe dusenga ni muntu cyaravuga Imana. Ni byinshi nubwo nagiye mbivuga. Uheretse no gutangaza yuko bamwe mu bapasitoro bafite izina riremereye, ubwo tuje noneho hano iwacu bitewe n'uko abantu bitwaye nabi kubw'umurimo w'Imana, hari umupasitoro ugiye gupfa ukomeye, waba warabashije kumumenya? Ndamuzi. Ntabwo ariko twebwe yabivuze, ntabwo yabitangaje, yatubwira igihe yerekwa natwe ahagenza. Nibyo umuntu arahari kuko nk'uko nabivuze ubushize, uwo mupasiteri arahari, si ngombwa kumuvuga. Sinzi niba ari pasiteri, sinzi niba ari umushumba, mu buryo bw'umwuka yanyeretse ko afite itorero rikomeye. Impamvu mvuga ngo sinzi niba ari umushumba cyangwa ari umupasiteri kuko ntabwo Imana igeze imbwira ko ariyo yamwimitse. Ariko arahari ukomeye, ufite itorero rikomeye hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Agiye gupfa rwose, bitari kera agiye gupfa kuko yayobeje ijambo, nta mahera ziyobeje. Niyo mpamvu rero Imana yarakaye, niyo mpamvu Imana yamurekuye, niyo yamukuyeho amaboko. Imana yamukuyeho amaboko. Nubwo utatubwira izina rye ariko ntiwatubwira wenda nka bimwe mu bintu Imana imushinja wenda agiye akora, kuko ibintu Imana imushinja ndumva nta bibazo bushize abantu yigeze abimbazaho aho ku Musaraba TV. Navuze ko abantu bafite imbaraga z'imyuka mibi bariho bakoyorera mu bantu kugira ngo bayoboke. Umuntu akajya kuri televiziyo agasanga umuntu ahagaze imbere y'iteraniro aravuze, yarambura ukuboko gutyo abantu bose bakagwa. Ntekereza ko imbaraga z'Imana zidakora gutyo, nta nubwo ari nako ntekereza izikora gutyo. Ntabwo imbaraga z'Imana zikora gutyo, kuko imbaraga z'Imana ntaho Yesu aho yakizaga umurwayi, aho yagiye twarabibonye muri Bibiliya, aho yasanze umuntu ku gisasiro akamubwira ngo nahagurukana uburiri bwe agende, aramukijije. Ntabwo bamubwira ngo haguruka uhagarare wongere witure hasi. Biriya bintu ni imyuka mibi. Nagira ngo abantu bajye bakora generasiyo barebe neza koko, barebe ko ntabwo Imana ikora gutyo. Ntabwo basi yihanye Imana yamubarira, ntabwo biragoye kwihana kuko abakorera nabo kwihana biragoye. Imana yamaze kwanzura ko azapfa. Imana yamaze kwanzura, irabyambura kuko ntiyakihana ngo bikunde. naho yakihana buriya ntibamworohera. Hari ibintu abantu bajyamo bakabyita ko byoroshye, ariko kujya muri biriya bintu by'imyuka mibi, kujya muri biriya bintu bya Illuminati, mboneho n'abantu babirimo, ubijyamo ari byiza ariko kubivamo biragoye. n'umuntu uzwi ese waba harigeze kuba wagerageza kumwegera byibura kugira ngo ubimubwire, dore ko ijambo ry'Imana rivuga muri Ezekiyeli ngo ningutuma kuburira umunyabyaha ntumuburire, akaramuka apfuye nzakubaza ubugingo bwe. Waba waramwegereye? Ntabwo Imana yantumye we, nubwo yamuntumyeho, yambwiye ko ngomba gutanga iyo mesaje. Ubwo nihagira ikindi Imana n'umuntu nawe kamwe atigena ubwira yihane, yiyeze, napfa nzamwakire, nzabikora. Ariko mu gihe itarabimbwira ndavuga ibyo yantumye. Nakunze gukorerwa nkababwira ngo azabona ishyano abavuga itavuze. Ndavuga Imana, ntabwo nzavuga ibyo itambwiye. Ko niko kuri kwanjye. Mukozi w'Imana, reka tugushimire, ariko hari umuntu wagira ikivuzo cyo gusengana nawe, ndagira ngo utambutse nimero yawe ubundi kugira ngo abantu bazagire uburyo ubafashamo. Nimero yanjye ni 0788 96 97 41. 0788 96 97 41. Yesu abaho umugisha, ndabakunda. Ushaka kumpamagara tugafatanya gusenga, wampamagara. Waba warasengeye mu barangi utabizi nk'ibyo byose twavugaga byo mu pasiteri, wampamagara nkagusengera.
waba warasengeye ufashwe mu mutwe hakaba hari impinduka kuva icyo gihe uriho wumva kugeza kuri uyu munota, ndagira ngo nkubwire ngo bamaso tugusengere kuko ntabwo byoroshye. Yesu abaho umugisha, ndabakunda, Imana ibagirire neza. Urakoze, ndizera ko nitugutumira tuzongera tukakubona. Muzambura nta kibazo. Bakunzi baza buri yacu n'Igizwe TV, ndagira ngo mbabwire ngo turabakunda kandi ivugabutumwa ni irya buri gihe, icyo Imana yaduhamagara no kuvuga ubutumwa bwiza. Murakoze, mukande subscribe, like, share na comment, kandi ni ukuri Imana irabamugisha. Mwakoze cyane. Nawe urakoze mukozi w'Imana. Yego, Imana irabamugisha. Tuyobotse no kuri Mugabe TV 1. Yego. Yesu abaho umugisha, ndabakunda. Bye.